nabavunikiye nkananirwa kwiga njyewe Aline twarashwanye Aline twabwiranye nabi papa waraza asanga turi gushwana twamuteye umujinya usambana Amazina yanjye nitwa Maya. Ndi inshuti n'abandi bana babiri. Turi inshuti y'ubutatu budatandukana kuva kera tukiri abana cyane. Twahanye igihango dufite imyaka 5. Dukomeza kubibanamo biza kuba ngombwa ko dusigara turi imfubyi. Tutabiteganyaga gusa ubushuti bukomeza kuba ubushuti. Ariko noneho aho bigeze ndi kubona urukundo rugiye gusimburwa n'ikinyoma. Intebe yari yicayeho urukundo ndi kubona inshuti zanjye ziri kuyicazaho ikinyoma ndeba. Inkuru y'ubuzima bw'abana batatu b'inshuti zidatandukana. Si ibi bizagira iherezo cyangwa ntabyo? Se bazambwira ibintu bamisha cyangwa ntabyo bazambwira? Mana yanjye ntibyoroshye pe. Ngwino bane natwe utugirire imbabazi, tugenge twongere duhuze. Ya saa 11 tujya duhura tukaganira, tugakina, tugasangira, yongera isubira uko yari iri. Ubu no guhura dushihurana duserera. Mana ngwino ukora ibyawe. ibintu byose bigufa n'ibyagaragara ubushuti bwacu buzakomera. Subu nzakora iki ko nzakora kugira ngo wenda nsibe ahahise nuko bitanakunda. Ubu se koko namenya ko ari twe twagize uruhare mu byakozwe nawe Maze biteba wabaye iki se wowe? ese kuma mbona wowe utabyitaye ntibiki se wabaye iki ko mbona uri kurira? Bagukatiye kunkatira njye ntabwo byatuma menya iki kunkatira deni mwihangane n'uburyo uziye swingino urafashwe n'ibyahe mwana ko mbona uri kurira? Urarwaye se? aya ndamutse unzobaye ese kuma ndi kubona uba wirengagije wagira ngo kuba turi inshuti sibyo kuba turi inshuti
twarakuranye bro turaziranye nanjye wibaze yuko n'ubusinzi hari igihe utekereza gusinzira ndetse gusa nanone tugomba kuba seriye mwana tugomba kuba seriye nabyaseri ese tekereza igihe n'imyaka yose mbona yanatinze amasaha ye yatinze kugeza igihe twahanye ko yakira noneho aratwitangira nimba ari umwana mwiza mbona mba numva namubwira kugira ngo mbohore ugira ati muri kwiganira se mwaduki tumeze neza mwese mama yakwatinze sha mbabarire n'ukuri mwashize ariko reka mbabwire tumaze igihe kinini duhura mazi ko mbona juda bitameze mwese ni ubwa mbere mubonye mbese imeze dore twe busaze nyine turi kuririmba turi gufashwa sinakubeshye nyine mayi nayo mukumbuye njyewe nde dutandukanye iminota ibiri yonyine mba numva nyine mba numva mbangamiye none nyine nawe twabategereje mbabarire mayi umeze neza tubaze mwembi nta kintu mwamuhisha ndabareba kenshi iyo tubana kenshi twapanze ko tuzajya duhurira hano mayi nta kintu twamuhisha ni ukuri do nta kimwe twe turamva turi inshuti nzi kubizi kuva kera twarakoranye twariganye buri kintu cyose urabizi ko wabaga ukizi gusa hari ikintu cyanjye waba utazi nta na kimwe waba utazi ese Edi nawe kuba bagiye umva umwanya akavuga igihe yari yavuga n'umuzamera mvuga uraza kugakata komeza uvuga uramugura sha Edi nawe arabizi ko twarakuranye cyane ngewe ubundi bafite nk'aho muri inkoramutima zanjye ni mwe ba mbere kuri njye sinzi impamvu mba numva umutima wanjye umbwira ko hari umwanya kandi gikomeye pe maya wabaye ese mpamvu tugifitanye ubucuti nk'ubwa kera tukiri abana ahubwo se n'iki cyane cyangwa mbona nta cyahindutse n'isi wowe urakibona ahubwo se n'iki kitahindutse cyihese ko twe ntacyo tubona sema cyangwa hari ibintu dutsimba ari wowe cyahindutse ari ikintu gishobora kuza kigahindura ubucuti bw'abantu ibanga rishobora guhindura ubucuti bw'abantu ibanga mwabisobanurira gute ko nta kintu muhisha kumba numva umutima wanjye buri munsi umbwira sinjya bivuga bya bintu maya yirirwa yirukanka ngo bagiye mu bahanuzi baguhanura wasanga yagiye gusenga ahandi akunda kujya none bakabongeye nese maya bakubwiye iki basi ngo duhereho tube twakubwira baguhanuriye baradutera nk'inshuti yacu erega urabyibuka uri umuvandimwe wacu twacanye mu bintu byinshi kandi uriya muhanuzi wirirwa wirukankaho azatuma uzarwara n'umuvuduko wo mu gifu reka nkubure ntabwo ari ngombwa ngo useke erega none se maya yirirwa reba ibintu reka mbabwire mama ntuye nuko kukivuga nta muntu wigeze agira icyo ambwira kuko murabizi niba hariho umuntu ushishoza ni njyewe kera murabizi niba mwibuka neza ubwo twari turi kumwe na papa wa Irimo ariwe dusigaranye njya nibuka kera ubwo papa aba Irimo ariwe papa wacu wadusigaranye ubwo yatubonaga n'impano akavuga ngo njye ni umukobwa ushishoza wowe umukobwa wo kutumenya
wowe umuhungu uzatubesha njye ariko nzababesha kandi Edi barabivuze koko nizera ko nawe mwari uri kumva none sinagomba beshejeho abantu mumbabarire mwinsetsa kuko nose Maya hari siyo mfite igihumbi singuhereza 500 ngasigara 500 ibuka cyagiye ntabwo ari ikibazo kuki utumva ko mumisha ntabwo tuguhisha Maya ese wanjye nose twatwagiye ibiraha tukakwiba ese Maya ntabwo buri gihe bamaye gift inkuzanira Maya mbabarira undeku mu gihe mubona ko dufitanye ubushuti murabizi ko twarakuranye turagukunda pe kandi nta kintu tuguhisha uri umuvandimwe wacu nk'uko papa yabivuze twe turagukunda mutabeshye nta kintu muhisha koko ese Maya agahinda kawe umutima wanjye ubumbwira ko hari ikintu mumisha kera twarabana bumvikana bahuza njya nibuka umunsi twahuriraga ku musozi twese twarahuraga ku masaha amwe ndetse aka kanyeraga ari wowe numva ko hari ikintu kinini gikomeye kidasanzwe mu mico Maya ntacyo tuguhisha ese wamubona ubushuti bwacu mutagiye kubusimbuza ibintu by'ibanga cyangwa se what ntabwo oya nabi nyuma birimo si watwumvishe ari uratinyuka ukanarira byonyine simba mbabonye n'ukuntu ninjiye mugahita mwikanga mugasa nk'abantu baryana inzara Edi gusa niba ushaka mwitekereza mbahaye igihe gito cyo gutekereza niba tukiri ndetse Maya basi ubumva tuguhishe mubanze mwitekerezeho Maya nababwiye ngo mubanze mwitekerezeho mumenye ko nanjye ndumva umutima wanjye uri gushenguka ufite byinshi mwahise mubishe nimwumva mufite gahunda yo kumbwira muzamuhamagara no ese Maya waretse ntabishko nawe uhamagara ati ntabwo ari wowe ubundi ntabwo ari wowe watangiye bino bintu none mva kureba ukuntu uri kwinyenyenya no inshuti ziratandukanye nibyo bintu mpora mubwira ariko yanze kunyuma ibi bintu uko bikomeye ntekereza igihe ababyeyi banyu bapfuye
papa yarakomeje araturera ntiyigeze na rimwe ashaka ko twatahana ariko ubu ngubu nta gakiriho kandi nawe uzi ibyabaye asemaye ko cyagiye yagiye arakaye ubu none haranze ndibuka igihe ababyeyi banyu bapfuye papa nta na rimwe yigeze ataturwanira ishyaka kandi yaturwaniraga ishyaka twese ndibuka ese ababyeyi banjye bapfiriye ikintu batari barakora ntabwo njye mbyibagirwa ubu se nyuma y'uko yarakaye akivumbura akikubita akagenda ese uyu munsi ko araza edi ndarambiwe pe ngewe ntabwo nshaka ko ubucuti bwacu butana nk'uko ababyeyi bacu babyifurije nk'uko twakuranye njye kuvuga ukuri pe ndananiwe mvugo ngo n'agahinda nta n'impamvu yo kuvuga ukuri none igihe ntabwo ari iki tugomba gukomera tukarwanira urugamba bucece kuko umusirikare ntabwo ajya ku rugamba ngo asubire inyuma ndetse n'iyo ageze ku rugamba ntabwo abasha gusiga mugenzi we ku rugamba ahubwo arakotana arahangana mpaka agashika ku ntego yiyemeje arinde please nta mpamvu yo gucika intege uko byagenda kose ahubwo twafata umwanzuro wo kujya mu kanisa tugasenga wenda Imana yaturuhurira umutima wenda Imana yatwibuka ari nta mpamvu ko tuzahora turira nta mpamvu ko tuzahora turira maze bite mani ko mbona muri kurira none byagenze bijyanye bihora n'ibishyashya gusa twari turi gusenga nanjye musengere rero kuko ibibazo byanyu ni byinshi kandi mubikunda n'ababeshyi njyewe ndi kwibuka ibintu bya kera nanjye nyine birangira ntabikorera kumva kuko mama murasha mufite utuntu bagira ngo sha se ni inshuti yanjye ase we mwe uratiwe kuva kera Edi turimo Edi shyira gitari hasi ase babyureka mwiririmbira mwana shyira gitari hasi uratangiye nawe uje kumbangamira ubwo sanze abantu bari kwivugira mu ndimi ubundi we ntabwo twasoje gusenga uri mu biki hari umuhanuzi wa muhanuzi ni igiki muri kumpisha simba urabaguhisha mwana kabiri ni igiki mwembi muri kumpisha asaje ku musirikare rya Maya ndananiwe pe ndananiwe unanijwe n'iki nyine ko aribyo nshaka kumenya sonde Maya mubaza akabazo mbaza ariko nyine ntabwo nakunda karere basi sumfata nka papa
mbese ibintu wakibumbaza pe dufitanye ubushuti ariko mbabona muri gukura mugenda mutesha agaciro ese koko biba ukuri bavuge ngo urukundo ni urw'abana iyo abantu bakuze urukundo ruhita rubashiramo reba ukuntu mu kazi bampamagaye Maya uribuka igihe data akora impanuka gusa icyo ugomba kumenya cyo uriya munsi ababyeyi bacu bagendeyeho ubitse byinshi ibiki nyine ibiki ntagomba kumenya ubitse amabanga menshi kandi ubitse ibikomere byinshi yego ninde utarababaye se ninde utarababaye mu minsi urimo igihishwe kitazwi n'undi wese usibye hagati yanjye na Rino wenda Rino niwe ubitangije ariko mbonye nta yandi mahitamo mfite usibye kukubwiza ukuri tumaranye imyaka myinshi uri mu kinyoma biteye ubwoba kandi biteye agahinda gusa tubabarire natwe ntabwo ari twe twabaye abantu gusa ntabwo tukwanga uri inshuti yacu kandi uri umuvandimwe kuri twe ntabwo tukwanga pe gusa uriya munsi niho umunsi papa ari gupfa njye na Rino twari tunezerewe ko tumaze gushwana papa byumvise araza nawe turashwana twaratunganye turarakara none mushwana na papa wa Rino mwebwe mupfa iki suku mumbwire n'ikintu mwavuga yari yumvise ndi gushwana na Rino kwihangana biramunanira uriya munsi twaratunganye ndetse gerageza no kumbwira nabi nanjye sinamwubaha nk'umubyeyi ari ni nawe uvugira hejuru bityo papa asohoka hanze n'umujinya mwinshi arongera agaruka mu nzu nanone asanga turi gutongana niko kuzamuka kuri etaje hejuru afata kontake asohoka afite umujinya yararakaye cyane pe kuko namubwiye amagambo akomeretsa ari namubwiye amagambo mabi kuko natwe ntabwo twabishakaga twumvaga ari ibintu nyine dukoze agahita tubabarira nk'umubyeyi ariko nyine cyakuyemo ni kuri abantu baguhamagaye bakubwira natwe nicyo gihe twabimenyeye uriya ni umunsi ubitse amabanga menshi ni umunsi urimo ibikomere byinshi kandi ni umunsi ntange ubwanjye nashobora kuzibagirwa Maya ndagusaba imbabazi utubabarire njye na Rino twaragukoshereje pe natwe turihemukira uriya munsi papa yapfiriyeho
urupfu rwari twarugizemo uruhare njyewe na Maya plutôt Aline twarashwanye, Aline twabwiranye nabi, papa waraza asanga turi gushwana. Sinzi nimba wibuka amafaranga waduhaye 100,000 niyo njye na Aline twapfuye. Yashakaga kunyamuguriza ndabyanga. Papa yaje yumva turi mu rusaku rwinshi dutongana. Akihagera ntabwo namwubashye. Aline nawe ntabwo yigeze amwubaha nk'umubyeyi. Twavuze amagambo mabi, tumutera umujinya. Nanjye sinamwubaha nk'umubyeyi, Aline nawe ntiyamwubaha nk'umubyeyi. Yarazamutse kuri etaje hejuru afata kontake. Agifata kontake asohoka afite umujinya, nanone asanga turi gutongana. nyine birumvikana ubaye twebwe nawe byakubaho, kandi ushobora kumva yuko bitari bigoye, ariko nkurikije uburemere byari bifite ntabwo guhita tukubwira ko ari twe twamuteye umujinya uhambaye byakoroha kugeza n'ubwo abura ubuzima. Utubabarire Mia, uko nguko niryo banga twari twaraguhishe kuva kera. Igihe cyose wabonaga uza ukambaza wabaye iki, nibyo ngiye twaraguhishe. Twahoraga twishinja ko dufite nyine uruhare mu rupfu rwa data. Niyo mpamvu byabaye nyine kuriya katika ibyo ngibyo, ibyo mwembi nibyo mwambeshye. Yego bivuze ngo mwishe umuntu, yego mwishe umuntu. Sobela inna lillahi mana, rose mbana n'abantu bishe umuntu, bivuze ngo mbana n'abantu, njyewe mbana n'abantu bishe umuntu. Umubyeyi watumenyaga, umubyeyi watwitagaho, umubyeyi wemeye kubaho wenyine nta mugore kugira ngo aturere. Mwebwe mwembi nimwe mwamwishe. Yego nta n'isoni ngo tubabarire, ariko Mana we basi ubundi turi inshuti cyangwa mwanyihishe mwashakaga kumbeshya? Yego inarida Mana we nabyumvaga. Rega buri munsi nahoraga mbabwira ngo hari ibintu mumisha, buri munsi nahoraga mbabwira ngo hari ibintu hari ibintu mu nyinga. Kumbi imyaka yose tumaranye kuva papa wacu watureraga ari we so, papa wawe ari papa wawe, Mana we murambabaje pe, mumbabarire, mwo kumbwira ngo mbababarire, mbanze basi mbitekerezeho, mfashe ubwonko bwanjye kubyakira, kuko mwakamaye nk'amahirwe basi yo kumenya ukuri y'ibyo mwakoze, kuko ntacyo nari bubatwara, twari inshuti.
twari abavandimwe twasangiye bibi n'ibyiza none n'ubu muri babiri mwishyize hamwe mushaka kumisha amabanga mushaka kubaho mwenyine sibyo mushaka kuba mwenyine mukankura muri mukuba abavandimwe mukuba batatu batajya batandukana mukuba batatu buzuza njye ntacyo mbuze kuntu nabavunikiye nkananirwa kwiga njyewe mani nta mitima mugira pe habe none muratinyuka ngo mbababare mu makanya mu migi haba byashobokaga ko dusubira kuri wa musozi twahaniyeho igihango njyewe nakongeye nkivuguruza kuko muri kumpa impamvu zo kubashidikanyaho impamvu zo kutabitaho mbakorera iki mumbwire nk'ikintu mushaka ko mbakorera nawe wowe umuntu w'umugabo uteganya kuzagira urugo ejo ukifata ugapfa n'umukobwa amafaranga wowe kugeraho umuntu mukuru watuvunikiye nk'uko viye yabivuze ninjye ukwiriye gushishoza narashishozaga nkumva umutima wanyu urambwira ko hari ikintu mwami gifatika kingana gutya kimeze gutya ariko ntaribi turi inshuti turi abavandimwe kuba ababyeyi barasize turi inshuti twarahanye igihango nicyo cyonyine nsigaje nicyo cyonyine gituma nkibasha kubumva sibyo mushaka sukumbabaza mwagambiriye mwembi ariko nyine maya kubirikira mwebwe mwankora wayi maya amakosa yabayeho sibyo ariko tubabaye natwe ntabwo twabishakaga nukuri nanjye nza kubimenya maya ntabwo ikosa ari icyo mwakoze ahubwo ikosa riremereye riruta ibindi ni ugushengura umutima wanjye ndiho mpumeka nkavamagaza mugafata urukundo mukarutwikiriza ikinyoma mugahinaba ikinyoma mukima umwanya urukundo maya twa dufite ubwoba ko ese dufata urukundo tururekera abana bonyine nibo bakwiriye gukundana nidukura dushwana maya nyine twumva kandi nanjye naherekane mbikubwira abo ubaye twe kuko urabizi twarakuranye none se nyine urumva twatinye ko nitubivuga bikiba urahita turakara ugahita ugenda sibyo tubabarira uko rero ciye bugufi mbere y'umuvandimwe ciye bugufi hano ciye bugufi mu cyimbo cya leta wagiye nawe hari ntabwo yabyishimira bino bintu maya please babarira maya
n'ubundi se nabatwara iki nabahindura Maya wabigiriye kwa kundi watubwiraga ko nta kintu na kimwe gishobora kukubabaza ku buryo waturakarira. Maya wibuke yuko ari nawe mukuru. Tuzapfe tuzi ko ari twe twishe dada. Muwe muretse nyine muhe umwanya ubwenge bwanjye, muhe umwanya ibitekerezo byanjye, muhe umwanya umutima wanjye ubanza ubitekerezo. Ma please tubabarire. Maya nose natwe ntabwo ariko nose twari kwishimira ko dada agenda. Manyine wabizi waherekera umbwira ko yuko iteka ryose uzahorana nawe n'ubuzima. Nase ninjye wabasize, ninjye wabasize cyangwa ni mwebwe mwifashe muramisha nawe muri futa muramisha. Maya urabizi waraturihiriye pe, watubwiye yuko iteka ryose uzaduhora iruhande kandi nta n'ikintu. Ninde bari guhamagara bajya kwita telefone ndamanywa uze nyine ikintu muteye. Maya please ndakwinginze, ni wowe mama dufite. Maya ni ukwandikira kujya mu kigo nimba basi turabona. Maya nawe sinawe ko bino bintu bitazongera. ntabwo nari kutuzongera. Nizere ko ya saha yo guhura tuzajya duhura ku gihe, kanizere ko nta bindi binyoma muzongera guha intebe ngo mwimakaze ibinyoma aho kwimakaza urukundo. Kanizere ko mugiye kuba urugero rwiza ku muntu wese muzajya mubana nawe cyangwa uwo muzamuhura nawe. Wishe ikinyoma ukagira intebe ukimura urukundo ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi. Maya icy'ingenzi ni urukundo no kwizerana, kubahana, gucanirana bugufi. Ibyo ni byo bintu bibi by'ingenzi mu buzima. Ubeshya nta kintu wazagera, utizera mugenzi wawe, umwegurira umutima wawe wose, nta kintu wageraho pe. Simbarusha ubwenge kuko sinanjye mukuru cyane, twese turi mu kigero kimwe. Ariko impamvu sogokuru yavuze ngo ninjye uzashishoza muri mwese, undi akamushinga ibindi n'undi bindi, nuko yarebaga akatumenya. Kuki se mushaka ko dusenyuka? Ninde uzabareberera nimuramuka munkiza iruhande ku ruhande kure yanyu? Ninde uzababera ijisho nimuramuka mwumisha ibintu nk'ibyo bikomeye? Najya mpora mbaho nabize. Maya ntabwo bizongera. Njyewe ndabasezeranya nka musaza wanyu, guhera uyu munsi ngiye gufata umwanzuro w'abagabo, nige kubaho umugabo, nige gukora inshingano sogokuru yadusigiye. Nimba yarambwiye ko muzabaho kubera njyewe, nige gufata inshingano kandi ntabwo muzongera kubabara kubera njyewe. Ntabwo muzongera guhura n'agahinda. Ndabasezeranya nzabarinda, nzakora uko nshoboye. Uhereye uyu munsi wa none reka dusenyere umugozi umwe, icyo bita ubushuti. Dukore ubushuti nyabushuti, dukore famiye, dushyingirane, abandi tubyare duhembane. Kandi ndabizeza hamwe no gusenga Imana bizagenda neza. Inshuti ya mbere ni ukutahisha ibanga. Twese twakugira ibanga duhishanya kandi twakugira ibyo dukingana, ahubwo turushanyirizweho kwikorerana imitwaro no gusengerana nk'uko ababyeyi bacu babidutoje.
urakoze cyane ahubwo reka mbereke mwitegure tujye tujya gusohoka Peter si muze uyu munsi fagitire ni yanjye